Mukobwa Jana aributswa kubungabunga ubuzima bw'abana be yita ku isuku n'imirire yabo. Nyirabazungu wabyutse yihanangiriza Narame ngo ntazasubire kwa Karemera. Abitewe n'iki? Ni mu ikinamico Urunana. Ninjye washakaga nyogoko. Apfu, wari urihe Nara? Ubonye igihe nagushakiye? Nyamara narindi hano. Nuko nari nihereye ngo negure amarushanwa yo gusoma. Nakore n'imyitozo mwarimu yarayaduhaye. Ubwo ntumbeshya wari uri hano yewe mwana? Nukuri narimaye nyogoko. Wazamutse nkureba urongera amanuka ujya no munsi y'inzu nkureba. Nukurandeba ndakomeza ndarindagira ngushakisha rero. None se ko ntarinzi ko ari njye ushaka, ariko niba ari imirimo mwanshinze gukora rwose nayirangije. Ndabibona ko ayirangije disi, ariko ntivuze ko ugomba kunyihisha ngo uriga Nara. None se ko hari imyitozo mwarimu yarayaduhaye kandi ari bikosoye muri gahunda nzamura bushobozi, ntari kugenda ntayikoze. Ntacyo mburana nawe Nara, izo nzamura bushobozi zawe zimaze kuntera isereri. Gusa nkwiyame sinzongere kubona uzamuka ruguru hariya kwa Karemera, dore ko ari wowe ukunda kunyarukirayo. Bangiye kwirebera umwana nyogoko, ukuntu asigaye ari mwiza, iyo mbonye ahita nsekera. Ndavuze ngo sinshaka kukubona ujyayo. Kubera iki nyogoko? Sinshaka incyuro ziriya Nyirabuheri. Nyirabuheri ni igiki nyogoko? Nubonye avuye ku buyaya akigira umukire agatangira kwita abandi indiririzi. Ngewe ibintu mvuga byose nta na kimwe numva. Niba ntacyo wumva rero noneho uzarenge ku byo nkubwiye maze ujye gusabiriza kwa Honorine urebe icyo azagukorera. Honorine se yakugize gute? Uravuze ngo agize gute ari wowe yabanje gucyurira Nara? Abana mwibagirwa vuba koko. Uriya mugore atinyuke anyita indiririzi. Agaramye mu nzu yubatswe n'umwana wanjye, agasarura urutoki rwahinzwe n'abana banjye, imirima ahinga ari iyanjye jyewe kiri Mesiya. Niba yarakubabaje ihangane nyogoko. Ariko Nara, ndavuze ngo sinzongere kukubona ujya kwa Karemera. Houston nanje nabo simba shakayo, umwana uzibeshya akabirengaho tuzabona. Niko muza uzindutse upfiki na nyuko. Ashaka kunzibya ishuri se kubera iki? None se kubona muri umuna wawe Muhoza arembye ari we twajyanaga mu murima akamenyera abantu uragira ngo bigende bite muko? None se wa mugani turabigenza gute mukobwa sha? Murebe uko mugenza rero. Ariko sinzi bishuri. Abandi bana bige ntari, bajya gukina ntari, no kurya ntari rero. Wanyumviye icyo ashize imbere n'indaye. N'amasomo arayavuze ariko mukobwa sha. Kandi koko kumusibya ntibyaba ari byiza n'impamo. None uyu Muhoza uyu warayacisha hasi no hejuru tumusige mu nzu wenyine. No kumusigira muzara se ko atari byo mukobwa Jana. Igikwiye ko ari ukujya kumuvuza. Indi ujya kumuvuza Pasika, urumva uwo mwanya tuwufite koko? Jya kwiga muza. Genda ibibazo dufite nge na nyoko turabyikemurira. Kandi Pasika usigaye nsuzuguza abana. Si ukuba gusuzuguza yewe. Ibibazo byacu nitwe bireba. Muzara mureka ajye kwiga. Ngaho mbwira uko tugiye kubikemura. Ikiraka ndakijyaho ngenyine. Wowe ujyane Muhoza ku kigo nderabuzima. Ibyo ntago birakunda. Hanyuma shize urungu no mu mararungu basigana nande kumaze kohereza Muzara ku ishuri. Urabasiga se kubera iki wabajyanye? Ukumva ndi bushobore Pasika? Gishoboza mu mararungu uruhinja. Shize urungu w'igitamba mbuga no Muhoza urembye ngenyine. Ariko suretse kuruhanya, nshize urungu ntazi kwigenza mukobwa sha. Ku buryo yavana akigeza ku kigo nderabuzima Pasika. Abuzwa n'iki? Hanyuma se mushike uriya wanengeka urumva ari bwigenze. Mfite imigongo ingahe se ku buryo ndi bumuhekane n'umutoya. Mbwira wikwita umutima Pasika. Tuvuge ko mbashije kugera ku kigo nderabuzima da. Uyobe uko nshize urunga kubagana. None namuburirayo cyangwa akagira ibyo yangiza twabereho iki? Tumva ari ihurizo ntashoboye mukobwa sha. Ugomba kurishora kuko niwe umaze kohereza Muzara ku ishuri kandi yari kumfasha. Reka nkwereke rero. Wowe he kumuhoza umararungu umutware mu maboko, nshize urungu ndamujyana mu murima. Urumva nagira ku kigo nderabuzima ntaragagara amaboko Pasika? Nti uragira ngo mbigenze ni mukobwa sha. Ngiye kugura imodoka yo kugutwaramo n'abana bawe se? Uravuze ngo abana banjye Pasika babaye abanjye ngenyine rero. Sowe mbwira uba. Erega musaza we ntashaka kugusiga kire. Nagende tubanze twiganirira. Ayo magi yamere Filipo umubwire ko ndi buhace gufata amafaranga nimugoroba. Waretse ubundi amafaranga kayama sindi buyakubikire kere. Oya yewe ndafata nimugoroba nibyo twavuganye. Uransengerera ariko ntugomba kuntuma ngo nurangiza unkurire maho. Musaza we rwose ni umutesi kire. Nukwigira bucabe bimereye nabi. Ndabona rwose ubworozi bumeze neza kire.
uragemura amagi kuri butike kwa Filipo? iyi ndakataje mu korora nkiteza imbere nye. Bagenzi bawe se bo bimeze bite Kireye? Ko bimeze neza ra. Itsinda ryacu ryo kwizigamira ryaragabanye, hanyuma buri wese abasha kwigurira inkoko ahereye kuri 2 bitewe n'ubwizigame yari agejejemo. Ni byiza cyane pe. Ubu mwese rero mufite inkoko zitera? Ziratera rwose, kandi twaguze inkoko zitera amagi n'izizayararira kugira ngo ziyongere. Bravo, murabana bazi ubwenge rwose Kireye, ndagushimye cyane. Murakoze cyane. Nanjye narishimye cyane mbonye abagenzi banjye bashobora kwigurira inkoko. Ndagushimira cyane Kireye. Ndabizi ko ari wowe wazanye igitekerezo cyo kwizigamira kugira ngo mworore. Murakoze nye. Numva bineshe ko mu miryango y'abagenzi banjye nawe ukibura igi ryo kurya, kandi nabo bashobora kwigurira ibyo bakeneye babikesha ubworozi bw'inkoko. Nibyo rwose. Hari ikindi nagushakiraga rero Kireye. Niki sanye? Ubwo ufite iryo tsinda ry'urubyiruko muhuriramo mukizigamira, turabakeneye no munsi y'umunyinyasha. Iyo mudahamagaye turaza ariko n'ubundi. Aha, turateganya kuganira n'urubyiruko kubirebana n'ubuzima bw'imyororokere. Tugatumira Mutesi akaza gutanga ubuhamya. Muje muri benshi byaba ari byiza cyane. Nabyo birakenewe ko ibyo dukora byose tubifite tudafite amakuru y'uko twakwitwara bishobora kudupfira ubusa. Niko bimeze pe. Ubabwire rwose muzaze muri benshi Kireye, sibyo? Ariko rero benshi mu bagize itsinda ryacu nta mwanya dufitanye. Turimo gutegura ikizami cya leta. No gutanga itangazo gusa Kireye, sibyo? No kuzashaka akanya gato mukitabira nta kindi. Ndashaka umunyeshuri yiga mu wa 5 abimenyesha bari muri club zitandukanye ku ishuri. Hari iz'urubyiruko, izo kurengera ibidukikije n'izindi. Urakoze cyane Kireye. Izo club zose zimenyesheje twabona benshi pe. Kandi imirimo yose bakora bayikora neza bafite amakuru y'ukuri ku buzima bw'imyororokere. Niko se mukobwa je? Ndakumva muga. Ubu we ntubibona ko nta kindi umwana wabazira kitari umwanda? Erega muganga umuntu aba yagiye gushakisha, hanyuma abana bakiruka hose batoragura. Biraguye rero kumenya ibyo yariye naho yabiriye. Bivuze kugerageza kugira isuku, hanyuma umwana wawe akaba arwaye indwara ziterwa n'umwanda yakuye ahandi hantu. Navuga iki se ubwo koko? Ngusabye kugira isuku mu buryo bwose mukobwa je, kugira ngo urinde abana bawe kurwara indwara ziterwa n'umwanda n'izindi ngaruka zaterwa nazo harimo no kugwingira. Kuko nk'ubu wareba uyu mwana ntiyamenya ko afite imyaka uvuga ko afite. Ni amagara makeya nyine. No, ntabwo ari amagara makeya. Niba ubahiriza ibihe by'ingenzi byose byo gukaraba intoki ukabitoza n'abana, bizagabanya kurwara inzoka zo mu nda. Ubundi si byo nkubwiye urabizi? Ibiki se muga? Ibihe by'ingenzi byo gukaraba intoki. Nzi ko ngitwite bambwiraga ko ngomba kose umwana mbanje gukaraba intoki, kandi ndabigerageza. Nta kibazo, reka mbikubwire mukobwa je. Ugomba gukaraba intoki ukoresheje amazi meza n'isabune. Nzajya mbivuga ubisubiremo. Igihe cyose ugiye konsa umwana nk'uko bivuze. Igihe cyose ngiye konsa umwana. Igihe cyose ugiye kugira icyo urya cyangwa kugaburira umwana, ugomba gukaraba intoki ukoresheje amazi meza n'isabune. Igihe cyose ngiye kugira icyo ndya cyangwa ngaburira umwana. Ugakaraba intoki ukoresheje amazi meza n'isabune igihe cyose uvuye mu bwiherero n'igihe umaze gukuraho umwanda w'umwana. Ukanazikaraba igihe cyose ugiye gutunganya amafunguro ugaburira abagize umuryango wawe. Nzajya mbikora rwose. Unabitoza abana, kuko nk'uyu mwana waje kuvuza arumva. Umwigishije ko ntacyo agomba kurya adakarabye intoki, yabyubahiriza rwose. Ndabyumva rwose muga. Ikindi ni ukugira isuku y'aho utuye, iy'imyambaro, ibikoresho byo mu gikoni ukabigirira isuku. Mukanywa amazi meza asukuye, ukanagaburira abana bawe indyo yuzuye. Byose ndabyumva muga. Niko mukobwa je? Karame. Ko mperuka baguhashira kibondo, ubu ko muga nyandikira imiti vuba ntahenge kwiha umwana. Rwose shisha kibondo barayimpa kandi yikoresha neza. N'amashashe yose ndayagarura. Ibyo simbitinzeho, ariko nutareba neza abana bawe bazajya mu mirire mibi. Ugerageze kubabonera indyo yuzuye irimo ibikomoka ku matungo, kandi wibuke igi rya buri munsi kuri buri mwana, cyane cyane uwo nguwo uri munsi y'imyaka 2. Murakoze muganga we. Amagi se, amagi aha. Ko muduhashisha kibondo mwazaduha n'inkoko zitera cyangwa ayo magi nayo mukayaduha. Ndashaka ko tuganira ku bintu bibiri byonyine ubundi tugatandukana. Yes boss. Twese turi ba boss hano we, kuko nta numwe ufite inkoko ziri munsi y'eshatu. Turi n'aba boss ibyo rero. Icyambere ni itangazo ryanyetse ryo kuzitabira umugoroba w'urubyiruko muri club yo munsi y'umunyinya. Kere, tukaba ari sinyasitse s'ubwo urumva umwanya twe ufite.
nayimubwiye ko hamwe duhugiye mu gutegura ikizamini cya leta. Ubwo ni wowe nanjye na Mimi nanjye Gasagure. Ariko Kere, ubwo wari wibagiwe izina ryanjye koko? Oya da, nuko wari uri inyuma no kureba. Ariko rero nubwo turi mu mwaka wa 6 nibuze ko tutagomba kwitabira umugoroba w'urubyiruko kuko inyigisho zatangirwa natwe turazikeneye. Tuzawitabira ariko abayisini ya 5 nibo badufasha gukangurira urundi rubyiruko kwitabira. Twe tugakomeza kwiga dutegura icya leta. N'ubundi mba muri club yo kurwanya sida ku ishuri. Bose nzababwira. Nanjye nzabimenyesha abagenzi banjye bo muri club y'ibidukikije. Byoroshye se. Murakoze cyane. Twigarukire ku bworozi bwacu rero. Ubworozi ahubwo wampaye inkoko. Ubu Gasagura agiye kujya yirahira uwamuhaye inkoko. Sibyo se? Ari nkawe. Nibandi inkoko zabo zatangiye gutera. Ndabona 7 muri twebwe dufite izitera diri. 3 basigaye namwe mwihangane kandi mukomeze kuzitaho neza. Ndabizi nta minsi myinshi isigaye ngo zitere. Murabizi twari kwarerwa no gukurikirana ubworozi bwa buri wese ariko dufite telefone. Sha nubundi kutagira telefone muri iki gihe no kunyagwa zigahera pe. Nabanje mukorora mw'abantu ko umusaruro muzabona uzabageza kuri byinshi n'izo telefone zirimo. Nungutse igitekerezo. Ubwo inkoko zacu zitera tukaba tugurisha amagi tuzongera twizigamira noneho tuzigure telefone. Rero umugabo wese n'igitekerezo n'ibitekerezo. Ariko ubundi Kere kuza ubwenge bwinshi uvunwa n'iki wiga koko. Ibyo byose se. Kabisa nafe. Ariko bizadusaba igihe kirekire kuko telefone zirahenda. Apo njye ntabwo nzategereza icyo gihe cyose rero. Hari igipapa gifite amangazine hariya mu isantere ya Nyarurembo. Kimaze iminsi kimwiteretejwe. Nuko nagikatiye nyine. Naho ubundi iyo nemera. Iyo telefone mba nariribonye kera. Utikimembeshe. Si cyashuga dadi se nyemereye sinabona ibyo nshaka byose. Hanyuma se yakwishyuza ukishyura iki? Witonde Mimi, witondere gushaka guca inzira za bugufi mwana. Ese ko tuvugana urangariye ibiki Kareme? Ni umwana mbonye hariya sha. Ariko Nara. Karame. Nyura hano sha nkubwire sha. Honori. Mpagaseri kamwe sha kuri iyo mineke nzanye menara amashyira abandi bana basangire. Ngwiki? Nara. Akira sha. Shyira Kingston nanje musangire. Murakoze ko nta mineke dushaka. Nanjye ndore. Ahubwo muramuke ndagiye. Nyogokuru atambona hano kandi musizaye inyuma gato. Ngo uretse kugenda Nara. Uvuze ngo iki? Nyogokuru yambujije kugaruka hano no kugira ikintu cyane nemera. Niyo mpamvu nemeye iyo mineke. Ntibyumvikana. Mama buza abana kuza hano. Anabuze kugira icyo barya hano. Ariko sundi Kareme, urinda uhatirana arama imineke urusha mama wawe urutoki. Ninde uherutse kwenga siwe? Ariko simbyumva. Dore mama. Mwiriwe mama. Mwiriwe. Mama mwiriwe. Honori, kwari we wirirwa hano wamenyera icyabaye? Menye iki ngewe? Umwana arasereganye mu ntanzi z'urugo namuhamagara nti ngwino nguhe iki ngiki akanga. Mama aratambutse ntiyaca ku irembo aza guca mu rugo ngize ngo ndamusuhuza aranyinkorera. Arindarenga namuhamagara ntanyumve. Ariko sundi Kareme, wagiye umenya ibyawe ukareka kwivanga mu by'abandi. Ugize ngo icyo Nori? Wowe ukurikije ibyo ubonye urabona nta kibazo gihari.